Turabasuje kandi nanone nshuti bakunzi ba Donos 23 TV. Uyu mwanya nanone turagarutse kugira ngo twongere tubagezeho ibiganiro mwagiye mukunda ndetse tubagezaho ku bwinshi bituma tugendana n'isi ndetse tukamenya aho isi igeze ndetse tukabasha kugendera ku gihe tukabora turi update twumva amakuru atandukanye agezweho ndetse n'ibindi biganiro bishobora kuba iby'ingenzi ndetse bikatugirira akamaro mu buzima bwa buri munsi tunyuramo. Ni byiza ko duhugurana ndetse tukabasha kungurana ibitekerezo ku bintu bigiye bitandukanye duhura nabyo muri iyi si. Uyu munsi rero tuje kubabwira ku rubuga abantu benshi bakunda ndetse bakoresha ku bwinshi, WhatsApp. Usanga abantu benshi bafite smartphones, abantu bafite amamashini cyangwa se computers, tablet, usanga harimo application gatoya bagenda abakoresha ndetse usanga abenshi bakabuze ubuzima bushobora guhungabana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. WhatsApp yamaze kwinjira mu mibereho ya muntu, yamaze kwinjira mu mitekerereze ya muntu ku buryo yamaze kuba ubuzima bwa buri munsi abantu tugenda tunyuramo. WhatsApp ni urubuga ruhuza amamiliyoni n'amamiliyoni ku isi muri rusange. WhatsApp ni ahantu abantu benshi banyura batangaza cyangwa se baganira mu buryo bugiye butandukanye. Gusa WhatsApp ntago ivuze ko ikora ibintu byiza gusa, kubera ko ni n'ahantu nanone abantu batangaza ibihuha bashobora kunyura byoroshye ndetse bakaba bahagaragariza amakuru atari meza ku baturage cyangwa se ku bantu muri rusange. Iyi WhatsApp ishobora gukoreshwa mu buryo bwiza cyangwa se ikaba yakoreshwa mu buryo bubi. Niyo mpamvu uyu munsi tuje kubabwira muri rusange ibintu bitandukanye kuri WhatsApp mutamenye ukoresha ariko utazi ni ibihe byiza ushobora kuyikoraho cyangwa se ushobora kuyikuraho, ni ibihe bibi ishobora kukugiraho, izi ngaruka muri rusange inziza cyangwa imbi iyi WhatsApp ishobora kukugeraho. Ntabwo twareka kukubwira igitekerezo cya WhatsApp aho cyavuye, ninde wakizanye ndetse ubu ngubu WhatsApp ihagazeho ku rwego rw'isi muri rusange. Tega amatwi iki kiganiro, icyo usabwa ni ugukora subscribe, ndabisubiramo, ugakora share, ugakora na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tukugezaho nka Donos 23 TV. Komeza ubane natwe, reka tukugezeho bimwe utamenye kuri WhatsApp. WhatsApp ni imwe muri porogaramu zikoreshwa ubutumwa bwihuse ndetse akaba ari imwe muri porogaramu zihuta cyane ku isi. Ifasha abantu kuganira mu gihe cya nyacyo aho bari hose. Iyi WhatsApp nta mipaka igira, nta kuvuga ngo uri mu Rwanda ngo ubwo umuntu uri mu Burayi ntabwo uzamwandikira. Oya, nta mipaka ndetse nta mbogamizi, aho uri hose ushobora kwandikira umuntu wundi kandi aho nawe ari hose. Bivuze ko WhatsApp ari urubuga rwaje koroshya itumanaho ndetse no kuganira mu buryo bugiye butandukanye ndetse n'ahantu hagiye hatandukanye ku isi. Wakwibaza uti igitekerezo cyo kugira ngo WhatsApp cyangwa se inkuru ya WhatsApp ibeho cyaturutse he? Igitekerezo cyo gukora WhatsApp cyaturutse ku cyifuzo cyo kugira uburyo bw'itumanaho bwihuta butari buhenze kandi bukoreshwa byoroshye. Birumvikana byari ukorohereza abantu muri rusange kugira ngo babashe kwandikiranwa, kuganira, kuvugana ku buryo bworoshye. Mbere ya WhatsApp abantu bakoreshaga cyane ubutumwa bugufi nka SMS, ariko bwari buhenze kandi bufite imbogamizi nyinshi cyane. Wasangaga umuntu kugira ngo yandikire uwo badahuje igihugu byaramutwaraga amafaranga ari hejuru ndetse bikamutwara igiciro gihambaye kugira ngo ubutumwa bugufi bubashe kuba bwakwambuka umupaka w'igihugu ujye mu kindi. Ibyo ngibyo byari bigoye ku buryo nyine byatumaga abantu batisanzura ndetse ugasanga kwandikiranwa cyangwa kuganira mu buryo bwa telefoni cyangwa se mu buryo bwa SMS budakora, ntibukunde, abantu nyine bagahitamo kwicecekera ntibabe bahuza ibiganiro. Niyo wabaga ubigerageje woherezaga SMS imwe cyangwa ebyiri, ibyo bikaba birarangiye. WhatsApp rero yatangiye igamije gukemura icyo kibazo. Itanga uburyo bwo kohererezanya ubutumwa hifashishijwe internet aho gukoresha SMS isanzwe. Ibi ngibi byayivuze ko mu gihe uguze mega zawe z'ijana urabasha kwandikira umuntu uri muri Amerika, Canada, Europe, Aziya ndetse n'ahandi hose ku isi waba uzi cyangwa se waba utekereza, yaba muho mvuze naho ntavuze. Ni ukuri byahise byorohera abantu kuba bakominikana, bakavugana byoroshye ndetse bagatumanaho byoroshye. Wakwibaza uti igitekerezo cyavuye hehe cyo kugira ngo WhatsApp ibe yashingwa? Ese yashinzwe ryari? Yashinzwe na bande? Ibyo nibyo ngiye kukubwira. WhatsApp yashinzwe ku mugaragaro muri 2009
n'abahoze bakora muri Yahoo. Urabyibuka kera twajyaga twumva ngo yahoo.com n'utwo ngutwo cyangwa se n'icyo kigo cyaturutsemo abantu bashinze WhatsApp. Harimo uwitwa Brian Acton na John Kum. Intego yabo yari ugukora porogaramu yoroshye ndetse yakoroshya itumanaho, abantu bakaba babasha kwandikiranwa bakavugana byoroshye ndetse hadakoreshejwe SMS, kuko SMS za kuri telefone byari bimaze kugaragara ko ari ibintu bihenze cyane ndetse bigora abantu kuba babasha kuvugana nk'uko twabivuze haruguru. Uwitwa John Kum, umuhanga mu ikoranabuhanga w'umunya Ukraine, akaba ari umunyamerika, ni ukuvuga ko afite n'ubwenegihugu bwa Amerika. Niwe wazanye iki gitekerezo cya WhatsApp afatanyije na Brian Acton. Bateye inkunga iki gitekerezo bagiteza imbere kugeza giteye imbere. Mu mwaka wa 2014 Facebook ubu yitwa Meta yaguze WhatsApp, iyigura miliyari 19 z'amadolari ya Amerika. Iyi ngiyi akaba ari imwe muri kampani nayo ikomeye ifite imbuga zigiye zitandukanye zikomeye ndetse zikora ku isi hose ndetse zifasha abantu gutumanaho ndetse no gukominikana mu buryo bworoshye. Bikavuga ko rero iyi ngiyi ari ryo gura n'igurishwa ryigeze ribaho mu makompanyi akomeye y'ikoranabuhanga yigeze abaho ku isi. Iyi Meta yaguze WhatsApp nayo yongera ku mbuga zindi zisanzwe yari ifite, ariko iyigura amafaranga menshi cyane ku isi bitigeze bibaho. Byari bibaye amateka ko habaho amafaranga angana gutya aguzwe application runaka cyangwa se aguzwe ikigo runaka cy'ikoranabuhanga, miliyari 19 z'amadolari ya Amerika. Ibi bigira urubuga rukomeye cyane ku isi mu gufasha abantu kwandikiranwa, kuvugana ndetse no gukominikana muri rusange. Ndetse ari ibintu byinshi bitandukanye iyi WhatsApp twavuga ko yaje gukemura cyangwa se yaziyeho. Nizihe ntego cyangwa se nizihe ntego WhatsApp yaje gukemura? Ibintu yaje korohereza abantu muri rusange kugira ngo babashe kubaho neza ndetse babashe kumvikana no kuvugana mu buryo bworoshye. Ikintu cya mbere ni ikiguzi kinini cya SMS. WhatsApp yaje kugira ngo ikureho ikiguzi kinini cyatangwaga kuri SMS kugira ngo wandikire umuntu ndetse ubashe kuba wamugezaho ubutumwa bwawe. Byabaga bigoye. Imikorere iciriritse SMS zari ziciriritse ku rwego rw'uko kugira ngo uzabashe kuyohereza ku muntu ndetse ubashe kuyigeza ku muntu byoroshye, cyane cyane uri hanze y'igihugu cyangwa se umuntu uri kure, bitabaga byoroshye ndetse byatwaraga amafaranga menshi cyane kugira ngo ubashe kuba wabikora. Guhuza abantu byihuse ntabwo byabaga byoroshye kuba umuntu yakwandikira undi cyangwa se kuba umuntu yaganira n'undi bagashyikirana kuri SMS, bagashyikirana mu buryo bworoshye. Ahubwo iyi WhatsApp yaje kugira ngo ifashe abantu kuba bashyikirana, bahuza mu buryo bworoshye. Itumanaho mu bucuruzi. Iyi WhatsApp kandi ikoreshwa mu buryo bwo gucuruza. Bivuze ko WhatsApp utayikoresha mu buryo bwo gukominikana gusa cyangwa se kuganira gusa, ahubwo ushobora no kwifashisha mu bikorwa byawe by'ubucuruzi, ikaba yakuzanira inyungu, ikaba yagufasha gukora ikigo cyawe neza ndetse n'abakiriya bawe mugahuza mu buryo bugiye butandukanye, ndetse bakaba babasha kukugeraho byoroshye no kubonera amakuru ku gihe y'ibyo ukora n'ibyo ucuruza. Igakoresha ubutumwa buhendutse mu itumanaho, gufasha ubucuruzi no kwamamaza, ndetse umutekano w'ubutumwa ukaba wizewe. WhatsApp ikoresha uburyo bwo gukingira ubutumwa bw'umuntu cyangwa se nyine kurinda ubutumwa bw'umuntu kugira ngo butayoba cyangwa bukajya aho butagenewe, bwitwa end to end encryption. Ibi ngibi birinda ko abantu batabugenewe baba babasha kubusoma, ahubwo bukagenda mu ibanga rikomeye ndetse bukajya ku muntu wagenewe ubwo butumwa kugira ngo ari we ubusoma, bitanyuze ku bantu benshi muri rusange. Nubwo bimeze bityo, ari byinshi WhatsApp yaje gukemura, ariko ntibivuze ko hatari ingaruka zitandukanye mbi ishobora kugira ku mibereho ya muntu cyangwa se ku mikoreshereze ya WhatsApp muri rusange. Icya mbere ni impungenge ku bwisanzure bw'abakoresha WhatsApp. Abakoresha WhatsApp ntago bavuze ko bisanzuye, kubera ko biba bishoboka ko abantu bashobora cyangwa bashobora kubinjirira, bakaba bakwinjira ubutumwa bwabo cyangwa se ibiganiro bitandukanye bagirana n'abandi bantu bakomeye cyangwa se abadakomeye, bitewe n'ibyo abantu bagushakaho. Ikwirakwizwa ry'amakuru y'ibihuha. Kuri WhatsApp niho hantu ushobora kugaragara amakuru menshi cyane y'ibihuha, kubera ko hari ingeri zose, yaba beza yaba babi, bose bakoresha WhatsApp. Bivuze ko rero amakuru y'ibihuha nayo kugira ngo akwirakwire ku bantu byoroshye, ashobora kunyura kuri WhatsApp. Ibi bishobora gutuma nyine abantu batizera WhatsApp, cyangwa se ugasanga habereyeho ingaruka zitandukanye zitari nziza zishobora kugira ku baturage cyangwa se ku bantu bakoresha WhatsApp muri rusange. Ikindi kintu kibi WhatsApp ishobora kugira
n'uburiganya n'ubwambuzi bishobora kubera kuri WhatsApp. Umuntu ashobora kukwandikira cyangwa se akakuvugisha kuri WhatsApp akubwira ko agiye kuguha akazi, akwereka ko hari ibintu runaka bishobora kukugiraho ingaruka nziza, ariko akamanza kukwaka ibiguzi by'amafaranga cyangwa se ikiguzi runaka kugira ngo ubashe kuba wagera kuri ayo mahirwe ari kukubwira, ariko mu by'ukuri ari ubwambuzi bushingiye ku gushukana. Niyo mpamvu rero abantu bakwiye kwitondera izi mbuga nkoranyambaga dukoresha, ndetse bakaba babigendamo neza ndetse bakabigendamo gake kugira ngo babashe kuyikoresha neza ibyagenewe, hatagira umuntu n'umwe ubihomberamo cyangwa se ubyangirikiramo akaba yatwarwa utwe binyuze ku kuba akoresha uru rubuga runaka rw'ikimenya bose rwa WhatsApp. Ni muri urwo rwego rero WhatsApp igenda ishyiraho images zigiye zitandukanye cyangwa se ingamba zitandukanye zo kugira ngo irinde ibyo byose byere gutuma abantu bamwe na bamwe banga uru rubuga nkaho ari urubuga rwaziye guhohotera bamwe cyangwa se kwangiriza bamwe, ahubwo rube urubuga rushyigikira abantu ndetse rwubaka abantu ndetse rufasha abantu mu mibereho isanzwe ya buri munsi. Urubuga rushobora gutuma abantu boroherezwa mu mibereho kubera ko ari urubuga rushobora no gutuma umuntu yabasha kwinjiza amafaranga mu buryo butandukanye. WhatsApp ishobora kuba business, cyane cyane kuri abo bakoresha WhatsApp business, aho ushobora kwamamarizaho ibikorwa byawe ndetse ukaba wakoreraho ubucuruzi butandukanye. Ndetse kuri iki kijyanye no kwamamaza hari ikitwa affiliation marketing cyangwa se affiliate marketing. Iki ngiki naho umuntu ashobora kwamamariza kuri uru rubuga akaba yabasha gutangazaho ibikorwa runaka akora cyangwa se company runaka afite, ubucuruzi runaka akora, bikaba byagera ku bantu benshi icyarimwe ndetse ku bantu bakenewe ndetse bakenewe ku buryo runaka. Kuri WhatsApp ushobora gukoreraho ubucuruzi bwa online, aho ushobora gucuruza bidasabye ko ushinga physical shop. Ibi ngibi bivuze ko ushobora gukoreraho ubucuruzi butandukanye bushobora gutuma ucuruza mu buryo butagira umupaka, ukaba wacuruza mu mpande zose z'isi binyuze kuri WhatsApp, bitewe n'uburyo ugira na communication n'abantu runaka, ndetse abantu bagushaka cyangwa se bashaka product yawe bakaba bagukomunika binyuze kuri WhatsApp, ukaba wabashyira igicuruzwa cyawe byoroshye ndetse byihuse bitewe n'uko mwahuriye kuri WhatsApp cyangwa se wamamaje igicuruzwa cyawe kuri WhatsApp. Bivuze ko WhatsApp idashobora gukoreshwa gusa mu kuba yakomunika cyangwa se mu gutumanaho no kuganira gusa, aho ushobora kuyikoresha nk'ubucuruzi. Kuri WhatsApp kandi naho ushobora gutangiraho ubufasha bwishyurwa. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko hari ubujyanama runaka ushobora guha abantu cyangwa se ufite ibintu runaka ushaka kwigisha abantu, ushobora gukoresha WhatsApp, washinga urubuga cyangwa se ugakora itsinda runaka. Iryo ngiryo rishobora gutuma hahuriraho abantu runaka cyangwa se abantu benshi wifuza ko wakwigisha, bakaba bakwishyura amafaranga. Bivuze ko WhatsApp ishobora kuba urubuga rwiza rwagufasha kuba wageza abantu inyigisho zitandukanye zigera ku bantu byoroshye ndetse zibagirira akamaro. Ibyo ngibyo bizagufasha kuba watuma witeza imbere, ndetse WhatsApp ikagufasha gutera imbere mu buryo bugiye butandukanye mu gihe cyose wayikoresheje neza. Nk'umwanzuro, WhatsApp yahinduye uburyo abantu batumanaho cyangwa se bavugana ku isi hose. Kuva yatangira mu mwaka wa 2009 kugeza aho abatuye isi ubu ngubu bageze, porogaramu zikomeye ku isi nka WhatsApp, Facebook, YouTube n'izindi zigiye zitandukanye zishobora kwifashishwa mu bucuruzi, zishobora kwifashishwa mu gutumanaho, zagiye zihindura imibereho y'abantu muri rusange. Gusa nubwo bimeze gutyo, ntabwo bivuga ko hatari ingaruka zitandukanye zigenda zibaho. Hari abantu benshi bagenda bibwa kuri izi mbuga zitandukanye zitumanaho, za WhatsApp, za Facebook, za Instagram, za Twitter n'ahandi, ugasanga umutekano w'amakuru y'abantu ugiye mu kangaratete. Ibyo bivuze ko rero mu gihe ukoresha WhatsApp ni byiza ko unyamara ugira gukenga ndetse ugira kwitonda, ndetse ukitondera password, ukitondera amagambo ugenda ukoresha muri rusange, ukitondera ibintu bigiye bitandukanye ugenda ukorera kuri WhatsApp. Nawe kandi wumva ko ugiye gukoresha imbuga nkoranyambaga wangiza abantu cyangwa se ukora ibintu bitandukanye byangiza imibereho y'abantu cyangwa se bihungabanya umutekano w'abantu, isubiraho, kubera ko atari ahantu heza ho gukorera ibyo bintu, ahubwo ari byiza ko mu by'ukuri wagendera ku byiza ubona ndetse ubona kuri WhatsApp, ndetse ugakora ku byo policies zashyizweho kugira ngo izi mbuga nkoranyambaga zigufashe kugira ngo ubashe kuba wazikoresha mu buryo bwiza ndetse bukubaka. Komeza ubane na Donos 23 TV, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye by'ubwenge ndetse bikungura ubumenyi mu buzima bwa buri munsi. Komeza ugendane natwe, ubane natwe kuri subscribe, tujye tubana mu bihe byose.